Mungano Sport FC bati Sport for Better Life. Ni ku butumire twahawe ikipe yatangiye ari iy'abantu bakuru, ariko nyuma baza kubona ko hari impano nyinshi zicaracara muri aka gace batuyemo, maze bashinga indi kipe y'abana bato cyane, ubwo niyo Mungano Sport Junior. Iyi kipe rero twatumiwe ubwo yari igiye guhura n'ikipe yo mu kagari ka Kazizi, zose zibarirwa hano mu karere ka Kirehe. Wari umukino wa gishuti warubereye ijisho. Mu byumweru bibiri bishize iyi Mungano y'abakuze yakinnye umukino wa gishuti n'abarejande bahitwa Kiyanzi, maze abo barejande ba Kiyanzi batsinda Mungano akayabo k'ibitego 4-2. Ubu rero hari hagezweho abana babo kugira ngo bakine n'ikipe y'abana bo muri aka kagari ka Kazizi baturanye. Umukino watangiye ishyaka ryose ku mpande zombi, ariko kandi byaje kurangira igice cya mbere ari ubusa ku busa, ariko kandi nyuma biza guhinduka umukino uri hafi kurangira nko ku munota wa 87, ikipe ya Kazizi itsinda Mungano Sport Junior igitego kimwe, umukino uza kurangira gutyo. Mbere y'uko kandi uyu mukino utangira, twaganiriye n'umuyobozi w'iyi kipe ya Mungano Sport ariwe Mbonyimbuga Jean Pierre, agira byinshi adutangariza. Ntekereza ko n'abakuru batadusebeje nk'uko umunyamakuru atangiye abivuga, ahubwo bakinnye umupira nyine n'ikipe ikomeye, zigomba kuza harimo kunganya, gutsinda no gutsindwa. Cyabaye rero si ugusebya, ugutsindwa nyine byabayeho. N'abana byababaho nubwo atari byo dushaka, ariko twitegereza uko iraza imeze kose, uko ikipe iriteguye. Nyuma ya match turaza kuvuga n'abana bambaye neza imipira yabo, bambaye jezi z'icyatsi kibisi n'umweru, shozibure, ibintu bitagaragaye kuri adversaire. Ese intwaro mufite ni ukwambara neza kuruta ibindi? Kwambara neza ni bumwe mu buryo bwo kugaragaza ko ikipe yiteguye kurushaho. Ibyo rero n'abatindiye muraza kubibonera mu kibuga. Murakoze cyane. Ku ntego aba bashesha kanguhe bafite, nuko mu minsi iri imbere iyi kipe izajya iha abakinnyi bayo amakipe akomeye muri iki gihugu. Aba bana kandi baratanga icyizere ko umukino bakinnye wagaragayemo ishyaka ritagira urugero. Byaje kurangira koko nk'uko twabibabwiye, ikipe ya Kazizi itsinze Mungano igitego 1-0, ariko kandi mu minsi mike harabaho umukino wo kwishyura. Akimara gutsindwa igitego 1, Mbonyimbuga Jean Pierre, umuyobozi wa Mungano Sport, twamwegereye maze agira ibyo adutangariza uko yabonye umukino wagenze ndetse n'intege nkeya ikipe yiwe ifite yatumye atsindwa. Gutsindwa byabayeho, ariko muri rusange twagize umukino mwiza, wasumbaga n'uwa adversaire kuba babashije kuwubona. Ariko rero rezilita nyine ni bimwe nakubwiye tugitangira, ni ukunganya, ni ugutsindwa cyangwa gutsinda. Rero kimwe muri byo cyabaye. Ni ibiki mugiye gukora kugira ngo mukosore ikipe yanyu ijye ku murongo mwifuza? Tugiye gukosora muri atake kuko bigaragara ko ariho dufite ikibazo. Twagerageje kugera imbere y'izamu ntitwabona ibitego bihagije, kandi defense yacu yabashije kwihagararaho, mwese mwabibonye. Ubu rero turabona ko dufite akabazo gato muri mediane no muri atake, aho niho tugiye gukosora. Nagiye mbona cyane mwinubira imisifurire, ese intsinzwi yanyu harahita isano n'imisifurire? Imisifurire ntago yagenze neza kuko igitego twatsinzwe yari oruje, yagaragariye buri wese, ariko nyine umusifuzi urebye na ko yari yambaye, ushaka kuba wenda byamugoye gukora muvoma, ntarebe impande n'impande. Iyo uvuze ngo uko yari yambaye ateye umusifuzi nk'abantu bakurikiye ikibazo. Ntago yari yambaye nk'umusportif kamemo, yari yambaye tisi. Yari yambaye tisi, ishati ya karo y'indumane. Mu by'ukuri bisa nkaho yasifuye bimutunguye, ntabwo yari yiteguye. Wari umukino wa gishuti, twizere ko mu marushanwa yaza imikinire yanyu izaba yarahindutse, bikabasha kugira icyo bigaragaza ku ikipe ya Mungano n'abakunzi bayo. Ikigaragara ikipe ya Mungano imeze neza, yiteguye kujya muri shampiyona iyo ari yo yose, kuko bigaragara ko ifite ubushobozi. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Namwe muri abantu bari ku kibuga, muri bamwe mu banyamuryango ba Mungano, ese uyu mukino urangiye mwawubonye mute?
uyu mukino urangiye twashe kubona nuko bagenze neza muri rusange kubera ko mu by'ukuri nubwo n'umunyamuryango uba mu ngano nibyo koko nk'uko bivuze gusa icyo nabonye dufite ikipe nziza kuba twatsinzwe igitego kimwe ntabwo ari ikibazo kiremereye cyane dufite match ya retour tugiye kuyitegura ku buryo tugomba kwishyura imashi ndetse tukanarenzaho ku gitego dutsinze tukabatsinda byinshi kurushaho. Njyanza mu myitozo yanyu nkabona mwebwe abakuze muratsinda abana none kuba mutsinda abana nabo bagatsindwa n'abana bagenzi babo buriya hari ikipe mufite ya junior ntoya ifite ingufu kweli cyangwa murasabwa guhindura mugashaka abandi bakinnyi? Nkuko bivuze ikipe turayifite junior nubwo itsinzwe ako twetse byiza ahubwo mu kibuga habaho gutsindwa no gutsinda no kunganya habayeho rero erere yuko na arbitrage itagenze neza yuko habayeho kuba batasifuye oruje yabayeho ariko bibaho twabyemeye kandi ubutabizakosoka. Reka twizere ko mugiye kubaka ikipe itanga icyizere mu minsi iri imbere. Byanga byakora tugiye kubikora dufatanyije n'umutoza wacu kugira ngo barano tubafashe turushe no kubigisha uburyo bagomba kwidemereka neza na cyane ko dufite n'abanye kurushaho kandi nabo bumva neza ko bazakosoka neza. Urakoze cyane Julian. Urakoze cyane. Ubundi ugomba kwemera intsinzwi ariko ikipe yakinye neza nta n'ikibazo kirimo ahubwo batwitega ubutaha ejo kubita tugiye no kubita nkabire twaturi ku testing ni ikipe ubundi dukora imyitozo igihe cyose igihe cyose n'ubwa kangahe bukinya nk'ubwa kane mutsinze kangahe nta na rimwe baranatsinda ahubwo nibwo batsinze benshi bajya bavuga ngo imisifurire ibi bintu bivuga iki ko mwaba mwasifuriwe nabi nibyo twasifuriwe nawe ariko nibisanzwe ibyo ngibyo nta kuburana na arbitre ariko urabona amaruje menshi yanze kugenda. Ukurikije ko ikipe yawe ni uhe mwanya wabonye ugomba gushakirwa umukinnyi ukomeye cyane? Oya bameze neza turaje turebe gusa atake y'abantu batera mu izamu ariko imeze neza ikipe rwose nge nayiha gatandatu ku 10. Urakoze cyane. Reka twifurize ishya n'ihirwe abagize mu ngano sport bose mu kazi katoroshye bafite ko kuzamura impano z'abana b'abanyarwanda kugira ngo zigaragare zibe zishininge isi yose izimenye. Umuhate wanyu ntago ari imfabusa kandi byinshi mwifuza muzabigeraho. Reka dusoreze hano ikiganiro cyacu amakuru mu mikino agenda acaracara tuzajya dukomeza tuyabagezeho uko bwije nuko bukeye. Maxime Kayumba mu Singa TV i Nyamugari mu karere ka Kirehe.